tega amatwi nawe uyumvire amagambo y'inyurabwenge igice cya mbere. Reka turebere hamwe ibintu bitatu bigenda ntibigaruke mu buzima. Icya mbere ni igihe watakaje ntabwo kigaruka. Yewe uricaye cyangwa se urahagaze cyangwa se uri gutera story hamwe na mugenzi wawe, okay, hirya hari inshingano zigutegereje, ariko nyine igihe cyo kiri kugenda ariko wewe urahagaze kandi za nshingano ni ihame uraje kuzisohoza. Ikindi cya kabiri kigenda mu buzima ntikigaruke ni ijambo uvuze hari abo kuryumva bakaramuka baryumvise. Iryo jambo biba byiza iyo ari ryiza, ariko iyo ribaye ribi cyangwa se rirakomeretsa, iryo jambo kugira ngo rizagirirwe umupaka biragoye cyane. Wibuke yuko burya ikintu kibi nicyo cyumvikana cyane kandi nacyo gikwirakwira vuba gusumbya icyiza. Ikindi cya gatatu kigenda ntikigaruke mu buzima ni amahirwe. Abanyarwanda baca umugani ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Tugapfusha ubusa amahirwe yawe wabonye.